Mwamahanga mweni mwitegure, igihe cy'urubanza kirasohoye. Witegereza ibiri kubera mu isi, ukitegereza imiryango, amadini, umwiryane muri rubanda, gushyamirana kw'ibihugu, indwara z'ibyorezo ndetse n'inzara bikagutera ubwoba. Wabumbura Bibiliya ngo umenye icyo Imana yavuze kuri iyi minsi iteye ubwoba, ugasanga ni ubuhanuzi bufite amagambo agoye ndetse ntusobanukirwe. Kuzaba amaraso, izuba rizijima. Mu rwego rwo kwiteguza abantu bikwiriye kuzabaho, bene so abagorozi bakora umurimo w'ivugura n'ubugorozi, twabateguriye ibyigisho byitwa Daniel n'ibyahishuwe si ibyahishwe. Mukazakurikirana iki kiganiro ku rubuga rwa YouTube Ivugura n'Ubugorozi USA kuwa mbere wa Sabato saa 11 z'umugoroba z'Iburasirazuba. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri guteranya 1-801 609 83226. Mukaba mwana dukurikirana kuri Facebook page Ivugura n'Ubugorozi USA. Daniel n'ibyahishuwe si ibyahishwe. Mwese abadukurikiranye turabaramukije mu izina rya Yesu ngo Uwiteka abahire. Dushimye Imana ko itugejeje muri kano kanya aho twongera kwigana ijambo ry'Imana, dukomeza muri iki kiganiro kidusobanurira ibyahishuwe ndetse na Daniel. Ubu tukaba tugiye gukurikirana igice cya 11 cyo mu gitabo cya Daniel cy'ibyahishuwe. Mbere yuko dukomeza, reka dusenge twiragize Imana kugira ngo ibane natwe idufashe gusobanukirwa. Turi mu gihe cyo gusohora k'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Koze Data dukunda uri mu ijuru, tugushimiye kurinda kwawe kwinshi kwabanye n'ubugingo bwacu, ukaba utugejeje muri uyu mwanya tugihumeka. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe, uzubane natwe, dusobanurire, duhe kumenya ubwiru bw'ibihishe muri kino gice, kandi uduhe gukiranuka, uzaduhe kuzakubona ubwo uzaba ugarutse. Tuzabane nawe mu bwami bwawe mu izina rya Yesu, amen. Turi mu gihe cyo gusohora k'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Nk'uko tumaze kubibabwira, aka kanya tugiye kwigana igice cya 11 cy'ibyahishuwe. Turaza guhera mu murongo wa mbere w'icyo gice n'ubundi, kuko ari igice gisa naho ari kirekire kandi nanone kikaba gikubiyemo byinshi mu buryo bwo gucungura agahe, kuko n'amasaha agomba kurebwa. Turaza kugira ibyo turi buze tubarangira kugira ngo namwe muzarusheho gukurikirana ndetse mukikurikiranire mu buryo buhagije kugira ngo mubashe gusobanukirwa ubwiru bw'ibihishe muri iki gice cya 11 cy'ibyahishuwe. Ku murongo w'iki gice handitse aya magambo. Umurongo waho wa mbere haratubwiye ngo bampa urubingo rusa n'inkoni bati, haguruka ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abasengeramo. Muri uyu murongo tuhabona inkoni igera kandi ikagera urusengero rw'Imana ndetse n'abarusengeramo. Ibise bishatse kuvuga iki? Iyo dukurikiranye mu busobanuro bw'iri somo mu gitabo cyitwa Bible Commentary,
hatwereka neza yuko ibyari biri kurengurirwa ahangaha yuko ari umurimo w'urubanza, ndetse no kugera buri gikorwa cya buri muntu wese na buri jambo buri muntu wese akora uri hano ku isi. Reka tugerageze dusome agasubi gatoya ka ibiduhamiriza maze dukomeze twihuta. Mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa Bibiliya umuzingo wa 7 kuri paje yaho ya 972 aranditse ngo the grand judgment is taking place. Urubanza rukomeye ubu rurimo and has been going on for some time, kandi rurakomeje. Now the Lord says, ubu ngubu Uwiteka aravuga ati, measure the temple and the worshippers therefore. Gera cyangwa se pima urusengero ndetse n'abarusengeramo. Remember when you are walking the street about your business. Ibuka yuko igihe uri gutembera mu tuyira, uri mu bikorwa byawe, God is measuring you. Imana ibiriho iri kugupima. Mbese uri mu bikorwa byawe bisanzwe, uri kwitemberera, ibyo ukora byose n'ibyo uvuga byose Imana ibiri kubishyira ku munzani. Baravuze ngo when you are attending your household duties, yewe n'igihe cyose uri mu nshingano z'imuhira, when you engage in a conversation, igihe uri mu biganiro, God is measuring you. Igihe uri gutembera mu tuyira uri muri business zawe cyangwa se mu bikorwa byawe, igihe uri mu biganiro, igihe uri no mu nshingano z'imuhira, ngo Imana ibirimo iri kugupima. Baravuze ngo remember that your words and actions are being daguerreotyped. Ibuka yuko amagambo yawe n'ibikorwa byawe biba biri gufotorwa. Aya magambo niyo nari nshatse kugira ngo nibura uyu murongo tuwumve neza. Kugera urusengero na urusengero rwavugwaga ahangaha, ni urusengero ni itorero ry'Imana, noneho n'abaririmo ubwo ni abagize itorero ry'Imana. Abangaba rero barapimwa buri gikorwa cyose ukoze, waba uri mu nshingano zo mu rugo, waba uri mu biganiro, waba uri gutembera, buri kintu cyose Imana ibiri kugipima. Muzirikane ijambo bavuze ngo bampa urubingo rusa n'inkoni. Uru rubingo kuko ari rwo rugaragaye yuko rugiye gupima muri iki gice icyari kiri kurengurirwa ahangaha, gipima imico y'abantu, gipima ibitekerezo by'abantu, gipima amagambo yabo, gipima ibikorwa byabo. Nta kindi, bipimirwa ku mategeko y'ijambo ry'Imana, bipimirwa ku mategeko y'Imana yatanze. Niyo nkoni ipima urusengero ndetse n'abarusengeramo. Ngaho nuko iki gice gisobanurwa ku murongo wa 2. Ariko urugo rw'urusengero urureke nturugere kuko rwahawe abanyamahanga, kandi umudugudu wera bazamara amezi 42 bawukandagira. Kuri uyu murongo wa 2 hongera kutugarura, kuko baravuze ngo amezi 42 azashira umudugudu wera ukandagirwa. Ahangaha hongera kutugarura ku karengane k'abana b'Imana banyuzemo, bageragezaga kubaha Imana, banyuze mu karengane igihe kingana n'amezi 42, ariyo myaka ingana n'igihumbi 260. Aha niho ni byo byari biri kurengurirwaho, nguko abana b'Imana uko batotejwe muri icyo gihe kingana n'amezi 42. Uyu murongo nibyo wongera kutugaruraho, kandi twagiye tunabibona no mu gice cya 12 cy'ibyahishuwe, uburyo abera b'Imana barenganijwe mu gihe kingana n'amezi 42,
anahwanye n'imyaka 1000. Ngaho ku murongo waho wa 3, abahamya banjye babiri nzabaha guhanura iminsi 1250 iminsi 1260 bambaye ibigunira. Uyu murongo wa 3 wongera kutwerekeza ku bahamya b'Imana ngo bagombaga guhanura. Ibi nibyo Yohana yeretswe, abahamya b'Imana babiri ngo bagombaga guhanura ariko bambaye ibigunira. Kuri uyu murongo muzawusobanukirwa neza ku bari kudukurikirana ndetse n'abazadukurikirana. Ubusobanuro bw'uyu murongo uhereye kuri uyu murongo no kugera hepfo, kuko ariho tugiye gukurikirana, muzabisoma mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, mu cyigisho kiri kutubwira ngo Bibiliya ni impinduramatwara y'Ubufaransa. Ni mu gice cya 15 cy'icyo gitabo, ni chapitre ya 15 cyangwa se icyigisho cya 15 cy'icyo gitabo cy'Intambara Ikomeye. Niho hatubwira uburyo aba bahamya b'Imana bahanuye bambaye ibigunira. Ariko mbere yuko tuvuga uburyo bahanuye bambaye ibigunira, ubundi aba bahamya b'Imana bo ni bantu ki? Muzabisoma mu gitabo cya Zekariya, igice cyaho ni icya 4 umurongo waho wa 11. Niho muzasoma neza, musange neza yuko aba bahamya babiri bagereranya isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya. Nibyo bari kurengerezaho. Noneho aba bahamya ngo bagombaga guhanura bambaye ibigunira. Uku guhanura bambaye ibigunira n'ubundi muzakomeza kubisoma muri icyo gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, muri icyo cyigisho cya 15. Niho muzasanga uburyo aba bahanuye bambaye ibigunira. Ni uburyo akarengane kakorewe bano bana b'Imana bubahaga Imana, bagerageza kumvira ijambo ry'Imana, bararenganijwe, yewe barafungwa, bashyirwa mu magereza, baricwa. Aka karengane bakorewe kandi bagakomeza guhamya Imana muri ibyo bihe bibi, nibyo muzasoma ngo ngiki cyo gihe bari guhanura bambaye ibigunira. Icyo nicyo gihe aba bahamya b'Imana bari guhanura bambaye ibigunira. Birumvikana yuko ikigunira si umwambaro unejeje. Ubwo rero nabo bari mu mwanya nk'uwo nguwo w'akarengane, wo gutotezwa, wo gufungwa, wo kwicwa. Icyo gihe niho aba bana icyo gihe niho aba bahamya bari guhanura ariko bambaye ibigunira. Ndasimbuka ubwo muzakomeza kubikurikirana muri icyo gice cya 15, kuko twababwiye yuko nibura turi bugerageze kujya tubarangira aho mwakura ubusobanuro bw'imirongo imwe y'iki gice cya 11. Ntabwo turi buze kubisoma bitewe n'uko byatwara igihe kirekire. Nibura turabarangira kugira ngo namwe muzabyikurikiranire mu buryo burambuye. Noneho aha kuri uyu murongo wa 3 nibyo bari kutubwira yuko abahamya b'Imana bagombaga guhanura bambaye ibigunira, kuko ibi nibyo Yohana yerekwaga. Uko guhanura bambaye ibigunira ni igihe bashyirwaga mu mazu y'imbohe, yewe mu mavumo, ndetse bakanicwa. Ibyo byose nicyo gihe abahamya babiri, ari ryo sezerano rya kera n'isezerano rishya, ngiki cyo gihe bahanuraga bambaye ibigunira. Ku murongo waho wa 4, abo bahamya nibo biti bya Elayo bibiri n'ibitereko by'amatabaza bibiri bihagarara imbere y'umwami w'isi. Uyu murongo wa 4 wo unasobanuye abo bahamya baribo ngo nibo biti bibiri bya Elayo bibiri n'ibitereko by'amatabaza bibiri bihagarara imbere y'umwami w'isi. Umurongo wa 5, kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi,
umuriro ubava mu kanwa ukotsa abanzi babo. Kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi, umuriro bava mu kanwa ukotsa abanzi babo. Ngaho kuri uyu murongo baravuze ngo iyo umuntu ashatse kugirira nabi aba bahamya se bagirirwa nabi byagenze bite? Ijambo ry'Imana tubona neza yuko uburyo uburigiriye nabi muri ubu buryo bukurikira. Nakwifuza yuko tujyanirana ijambo ry'Imana, aho bavuze ngo iyo umuntu abagiriye nabi bigenda bite? Kugirira ijambo ry'Imana nabi ni gute? Kugirira ijambo ry'Imana nabi byo bisobanurwa mu buhe buryo? Baravuze batya bati, baravuze ngo kubagirira nabi, kugirira ijambo ry'Imana nabi ni ukurirwanya. Kugirira ijambo ry'Imana nabi ni ukurirwanya, ni ukuryangiza cyangwa se kugoreka ibihamya byaryo. Iyo umuntu akoze kimwe muri ibi cyangwa se gukura abantu kuri ryo, muri ubwo buryo aba ari ukugirira nabi ijambo ry'Imana, ni ukurigoreka, ni ugukura abantu kuri ryo, ni ukuryangiza no kurirwanya. Ibyo byose bisobanura kugirira ijambo ry'Imana nabi. Noneho ngo iyo umuntu ashatse kubagirira nabi, baravuze ngo umuriro bava mu kanwa. Reka twongere dusome uwo murongo. Baravuze ngo kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi, umuriro bava mu kanwa ukotsa abanzi babo. Ibi byo bishatse kuvuga iki? Nuko umuntu uwo ari we wese ugoreka ijambo ry'Imana azahura n'akaga, nk'ako dusoma mu gitabo cya Maraki ibice 4. Reka turebe ko ni mu gice cya 3, aho bavuze ngo umuriro bava mu kanwa ukabatwika. Muri kino gitabo cya Maraki handitsemo aya magambo yadufasha kumva iyi mvugo. Aranditse ngo ni igice cyawo cya 3 umurongo wawo wa 19. Ku bafite izindi Bibiliya muzasoma mu gice cya 4 umurongo wa 1. Niyo hari amagambo ari kutubwira ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi bose bazabibishingwe, maze hazaba umunsi uzabatwika bashire, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Baravuze ngo hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro. Ubwo aha bari bashatse kuvuga neza yuko umuntu wese ushatse kugirira nabi aba bahamya, ariko kugoreka ijambo ry'Imana, icyo ni icya mbere. Kuryangiza, icyo ni icya kabiri. Gukura abantu kuri ryo, ibyo byose ibyo byose ni ibiri kuvuga uburyo bwo kugira ijambo ry'Imana nabi. Rero ngo umuntu wese ushaka kubagirira nabi, umuriro uva mu kanwa ukabatwika. Bisobanuye ngo abantu bose bagoreka ijambo ry'Imana kandi bagakura abantu kuri ryo ndetse bakanarirwanya, iherezo ryabo ni uko bazisanga mu muriro waka, ni uko bazisanga muri iri tanura ry'umuriro rizatwika inkozi z'ibibi zose. Noneho reka dukomeze ku wundi murongo ukurikiyeho. Kandi ukotsa abanzi babo, kandi ntihagire umuntu ushaka kubagirira nabi, uko niko akwiriye kwicwa. 6. Bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa,
mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko bashatse. Ibi byo bishatse kuvuga iki? Ngo bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa. Ahangaha dushobora kubisobanukirwa neza iyo twongeye kureba uburyo Eliya yasenze agasaba yuko imvura itagwa, agasaba imvura yuko itagwa, kandi ibyo bikabaho. Nanone twongera kubona Mose akoresheje ijambo ry'Imana, amazi yo muri Egiputa yayahinduye amaraso. Mose akoresheje ijambo ry'Imana yahinduye amazi yo muri Egiputa ayahindura amaraso. Ibi nibyo bavuze ngo nk'uko Eliya yasenze imvura igahagarara ntigwe, kandi Mose uyu Eliya nawe yakoresheje ijambo ry'Imana kuko yari abisabye Imana. Uyu Mose nawe akoresheje ijambo ry'Imana yahinduye amazi iyo mu Egiputa yose ahinduka amaraso. Noneho niho bavuze ngo bafite n'ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko bashatse. Umurongo wa 7, nibarangiza guhamya kwabo, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibaneshe ibice. Kuri uyu murongo wa 7 ho hatweretse neza yuko aba bahamya babiri bazahanura bambaye ibigunira. Nubwo bazaba bambaye ibigunira ariko bazahanura. Ubwo ariho twavuze uko guhanura bambaye ibigunira uko ariko. Noneho ku murongo wa 7 ngo nibamara guhanura kwabo ubwo bambaye ibigunira, ngo inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu ibice. Ibise kuri uyu murongo ho bisobanuye iki? Icyo byari bishatse gusobanura nuko mu gihe aba bahamya bagombaga guhanura cyajyaga kugera mu mwaka w'798, niho mwaka bagombaga guhanura bambaye ibigunira. Niyo myaka bagombaga guhanura bambaye ibigunira. Icyakora mu gitabo cya Matayo byari byarasezeranijwe yuko intore kubwo kugira neza mu gitabo cya Matayo igice cyaho numva ni icya 24 umurongo waho wa 22 niho hatubwira yuko iyo minsi y'akarengane yagombaga kugabanywa. Ni nako byagenze, kuko iyo myaka y'akarengane yaba bahamya babiri bahanuye bambaye ibigunira yatangiye mu mwaka w'1538 nk'uko twanabibonye mu bindi bice by'ubuhanuzi byabanje. Iyo myaka yatangiye mu mwaka wa 538 aho ubupapa bwari bumaze gushinga imizi, bumaze gukomera. Niho ako karengane katangiye ko kwitwa kw'abana b'Imana, gufungwa, gutotezwa. Yewe ibyo byose byahereye mu mwaka w'1538. Noneho iyo myaka nyuma ya Yesu, ni nyuma ya Yesu 538 nyuma ya Yesu. Iyo myaka ufashe, kuko bavuze ngo bagombaga guhanura imyaka 1260 bambaye ibigunira, ubwo uyifashe ukayiteranya na 538 biragenda bikagwa mu 1798. Ubwo bigaragara yuko icyo gihe aribwo akarengane kayaga kuba karangiye. Ariko muri Matayo isezerano ryari ririho yuko ako karengane iminsi yako yajyaga kugabanywa kubwo kurengera intore z'Imana. Noneho niko nako byagenze mu mwaka w'1793 niho
iyi nyamaswa yabonetse nk'uko n'ubundi mu gitabo cya Daniyeli hakomeje kutugaragariza neza yuko inyamaswa ishushanya ubwami. Twagiye tubibona kenshi, inyamaswa ishushanya ubwami. Ubu bwami bwaje nyuma yo guhamya kw'aba bahamya bahanuye bambaye ibigunira. Iyi nyamaswa yavuye ikuzimu ikica aba bahamya, byakozwe n'inyamaswa cyangwa se n'ubwami bw'Abafaransa. Aba Bafaransa nibo habayeho igihe cyo kwica aba bahamya babiri. Mu buhe buryo? Baravuze ngo kandi nibarangiza guhamya kwabo, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibaneshe ibice. Uku kubica ni uko mu mwaka w'1793 ku mugaragaro Ubufaransa rwashyizeho itegeko ribuza abantu gutunga Bibiliya. Ubufaransa nibwo bwa mbere mu itegeko nshinga bwavuze yuko Imana itabaho, kandi nk'umusaruro w'ibyo baciye itegeko teka yuko ribuza abantu gutunga Bibiliya. Ku bw'iyo mpamvu Bibiliya zose zarakusanijwe maze ziratwikwa muri uwo mwaka w'1793. Aho ngaho niho tubona uburyo iyi nyamaswa yishe aba bahamya. Babujije hasohotse itegeko ribuza abantu gutunga Bibiliya. Bibiliya zose zirakusanywa ziratwikwa. Ibyo byakozwe n'inyamaswa cyangwa se n'ubu bwami bw'Abafaransa. Noneho ku murongo wa 8, ku murongo wa 8 harakomeza hatya hati, ku murongo wa 8 harakomeza hagira hatya hati, intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa iyo mu mudugudu munini ari wo witwa Isodomu no muri Egiputa no mu mvugo y'umwuka, ari naho umwami wabo yabambwe. Ibi byo ndagerageza kubisoma mu gitabo cyitwa Daniyeli n'ibyahishuwe. Ndagerageza kuhasoma makeya. Haravuze ngo reka ndebe ko ariho kugira ngo byumvikane. Oya, reka tugerageze nabyo kubisobanura muri magufi kuko dushaka kunacungura igihe. Aha bavuze ngo intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa iyo mu mudugudu munini ari wo witwa Isodomu no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka, ari naho umwami wabo yabambwe. Ibi icyo byari bishatse gusobanurwa muri uyu murongo wa 8 haratubwiye muri kino gitabo hatya hati no guteza isi ibyago byose uko bashatse. Ibi byo bishatse kuvuga iki? Ngo bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa. Ahangaha dushobora kubisobanukirwa neza iyo twongeye kureba uburyo Eliya yasenze agasaba yuko imvura itagwa, agasaba imvura yuko itagwa, kandi ibyo bikabaho. Nanone twongera kubona Mose akoresheje ijambo ry'Imana, amazi yo muri Egiputa yayahinduye amaraso. Mose akoresheje ijambo ry'Imana yahinduye amazi yo muri Egiputa ayahindura amaraso. Ibi nibyo bavuze ngo nk'uko Eliya yasenze
imvura igahagarara ntigwe, kandi Mose uyu Eliya nawe yakoresheje ijambo ry'Imana kuko yari abisabye Imana. Uyu Mose nawe akoresheje ijambo ry'Imana yahinduye amazi iyo mu Egiputa yose ahinduka amaraso. Noneho niho bavuze ngo bafite n'ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko bashatse. Umurongo wa 7, nibarangiza guhamya kwabo inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibaneshe ibice. Kuri uyu murongo wa 7 ho hatweretse neza yuko aba bahamya babiri bazahanura bambaye ibigunira. Nubwo bazaba bambaye ibigunira ariko bazahanura. Ubwo ariho twavuze uko guhanura bambaye ibigunira uko ariko. Noneho ku murongo wa 7 ngo nibamara guhanura kwabo ubwo bambaye ibigunira ngo inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu ibice. Ibise kuri uyu murongo ho bisobanuye iki? Icyo byari bishatse gusobanura nuko mu gihe aba bahamya bagombaga guhanura cyajyaga kugera mu mwaka w'798, niho mwaka bagombaga guhanura bambaye ibigunira. Niyo myaka bagombaga guhanura bambaye ibigunira. Icyakora mu gitabo cya Matayo byari byarasezeranijwe yuko intore kubwo kugira neza mu gitabo cya Matayo igice cyaho numva ni icya 24 umurongo waho wa 22 niho hatubwira yuko iyo minsi y'akarengane yagombaga kugabanywa. Ni nako byagenze, kuko iyo myaka y'akarengane yaba bahamya babiri bahanuye bambaye ibigunira yatangiye mu mwaka w'1538 nk'uko twanabibonye mu bindi bice by'ubuhanuzi byabanje. Iyo myaka yatangiye mu mwaka wa 538 aho ubupapa bwari bumaze gushinga imizi, bumaze gukomera. Niho ako karengane katangiye ko kwitwa kw'abana b'Imana, gufungwa, gutotezwa. Yewe ibyo byose byahereye mu mwaka w'1538. Noneho iyo myaka nyuma ya Yesu, ni nyuma ya Yesu 538 nyuma ya Yesu. Iyo myaka ufashe, kuko bavuze ngo bagombaga guhanura imyaka 1260 bambaye ibigunira, ubwo uyifashe ukayiteranya na 538 biragenda bikagwa mu 1798. Ubwo bigaragara yuko icyo gihe aribwo akarengane kajyaga kuba karangiye. Ariko muri Matayo isezerano ryari ririho yuko ako karengane iminsi yako yajyaga kugabanywa kubwo kurengera intore z'Imana. Noneho niko nako byagenze mu mwaka w'1793. Niho iyi nyamaswa yabonetse, nk'uko n'ubundi mu gitabo cya Daniyeli hakomeje kutugaragariza neza yuko inyamaswa ishushanya ubwami. Twagiye tubibona kenshi, inyamaswa ishushanya ubwami. Ubu bwami bwaje nyuma yo guhamya kw'aba bahamya bahanuye bambaye ibigunira. Iyi nyamaswa yavuye ikuzimu ikica aba bahamya, byakozwe n'inyamaswa cyangwa se n'ubwami bw'Abafaransa. Aba Bafaransa nibo habayeho igihe cyo kwica aba bahamya babiri. Mu buhe buryo? Baravuze ngo kandi nibarangiza guhamya kwabo inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibaneshe ibice. Uku kubica nuko mu mwaka w'1793
ku mugaragaro Ubufaransa rwashyizeho itegeko ribuza abantu gutunga Bibiliya. Ubufaransa nibwo bwa mbere mu itegeko nshinga bwavuze yuko Imana itabaho, kandi nk'umusaruro w'ibyo baciye itegeko teka yuko ribuza abantu gutunga Bibiliya. Ku bw'iyo mpamvu Bibiliya zose zarakusanijwe maze ziratwikwa muri uwo mwaka w'1793. Aho ngaho niho tubona uburyo iyi nyamaswa yishe aba bahamya. Babujije hasohotse itegeko ribuza abantu gutunga Bibiliya, Bibiliya zose zirakusanywa ziratwikwa. Ibyo byakozwe n'inyamaswa cyangwa se n'ubu bwami bw'Abafaransa. Noneho ku murongo wa 8, ku murongo wa 8 harakomeza hatya hati, ku murongo wa 8 harakomeza hagira hatya hati, intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa iyo mu mudugudu munini ari wo witwa Isodomu, no muri Egiputa, no mu mvugo y'umwuka ari naho umwami wabo yabambwe. Ibi byo ndagerageza kubisoma mu gitabo cyitwa Daniyeli n'ibyahishuwe. Ndagerageza kuhasoma makeya. Haravuze ngo reka ndebe ko ariho kugira ngo byumvikane. Oya, reka tugerageze nabyo kubisobanura muri magufi kuko dushaka kunacungura igihe. Aha bavuze ngo intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa iyo mu mudugudu munini ari wo witwa Isodomu, no muri Egiputa, mu mvugo y'umwuka ari naho umwami wabo yabambwe. Ibi icyo byari bishatse gusobanurwa muri uyu murongo wa 8 haratubwiye muri kino gitabo hatya hati, mu mvugo y'umwuka ububasha bwitwa Sodomu bwaranzwe no gushayisha. Noneho ibi Ubufaransa barabikoze, habaho mu buryo bukomeye kubuza abantu gutunga Bibiliya, baranazitwika, maze baravuze ngo intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa no mu mudugudu munini ari wo witwa Sodomu. Muri iki gitabo paje 398 ndagerageza kuhasoma amagambo aranditse ngo Sodomu mu buryo bw'umwuka, mu mvugo y'umwuka ububasha bwitwa Sodomu. Mbese icyaranze Sodomu ni ikihe? Ni ugushayisha. Baravuze ngo mbese Ubufaransa bwagize iyo mico? Yego, bwarayigize. Mu gihe cyavuzwe ubusambanyi bwashyizweho n'itegeko. Mu mvugo y'umwuka aho hantu niho umwami wacu yabambwe. Mbese ibi byabayeho mu Bufaransa? Byabayeho mu buryo burenze bumwe. Bwa mbere mu mwaka w'1572 hacuze umugambi mubisha wo kurimbura abahugenoti bubahaga Imana, ndetse mu ijoro rimwe hishwe abantu 50,000 batabarwanya, maze mu miharuro yose yo mu miji wa Paris huzura imivu y'amaraso. Ni muri ubwo buryo mu mvugo y'umwuka umwami wacu yahabambwe mu mibiri y'abayoboke be. Hano muri uyu murongo bazamutse bajya mu ijuru, abanzi babo babireba. Ibi ngibi icyo bishatse gusobanura ni uko uku kujya mu ijuru ni uko habayeho kongera gucapwa kwa Bibiliya. Bibiliya irongera ihabwa agaciro, yewe irakuzwa, icapwa amakopi menshi, cyangwa se amakopi menshi, inyandiko nyinshi za Bibiliya zirongera ziracapwa,
imiryango yandika bibiliya irongera ishyirwaho, maze bibiliya zirakwirakwizwa, niho bavuze ngo ishyirwa hejuru. Ubwo yongeye guhabwa umwanya, yongera gucapwa mu ndimi ndetse nyinshi kandi amakopi menshi. Nibyo bavuze ngo izamuka ribwira riti nimuzamuke muze hano, nuko bazamukira mu gicu bajya mu ijuru, abanzi babo babireba. Noneho ku murongo waho wa 13 baravuze ngo uwo mwanya habaye igishitsi cyinshi, 1/10 cya wa mudugudu kiragwa, icyo gishitsi cica abantu 7,000. Ahangaha icyo bashatse kuvuga, naho reka tugerageze nibura dusome umurongo mutoya ubisobanura maze twihute. Ni 402 ya cya gitabo cyitwa ubusobanuro bw'ibyahishuwe na Danieli. Ntihari kutubwira ngo niho hari kutubwira uyu mudugudu bavuze ngo reka turebe maze tuhasobanure. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, 1/10 cya wa mudugudu kiragwa. Ahangaha haratubwira aya magambo. Uyu mudugudu wavugwaga mwawusoma mu gitabo cy'ibyahishuwe 17 umurongo wa 18, ahavuga ngo wa mugore wabonye niwe wa mudugudu ukomeye utegeka abami bo mu isi. Uwo mudugudu wavugwaga ni ububasha bwa Roma y'ubupapa. Uwo mudugudu wavugwaga hano ni ubupapa. Noneho Ubufaransa ni rimwe muri ya mahembe 10 yahaye inyamaswa ubupapa, ububasha n'imbaraga byayo, cyangwa ni bumwe mu bwami bwadutse mu bwami bw'uburengerazuba bwa Roma, nk'uko bigaragarira ku mano 10 igishushanyo Nebukadineza yarose n'amahembe 10 y'inyamaswa Daniyeli yeretswe mu gice cya 7 ku murongo wa 24, ndetse n'ikiyoka gifite amahembe 10 Yohana yeretswe, ibyahishuwe 12:3. Icyo gihe Ubufaransa bwari 1/10 cy'umudugudu, kandi bwari bugize bamwe mu bakozi bakomeye ubupapa bwakoreshaga mu guhora abanzi babo. Nyamara muri iki gihe cy'impinduramatwara bwaraguye kandi bwarwanye n'intumwa ya nyuma y'umujinya w'ubupapa. Icyo gishitsi cyica abantu mu busobanuro bw'inyongera ni amazina y'abantu 7,000. Ubufaransa bwarwanye mu gihe cy'impinduramatwara yabwo mu 1798 no gukomeza, kandi abantu bo mu nzego zose n'ibyubahiro byose, abasigaye baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana nyir'ijuru. Umurimo wabo wo gusuzugura Imana no kuyikora mu ijisho wujuje Ubufaransa ibikorwa byatumye hameneka amaraso, kurimbuka no gukuka umutima, ku buryo byateye inkozi z'ibibi guhinda umushyitsi no guhagarara bafite ubwoba bwinshi, ndetse abasigaye barokotse ibyo biteye ubwoba byabagaho muri icyo gihe bahimbaza Imana, atari uko bafite umutima ukunze, ahubwo Imana nyir'ijuru yateye ubu burakari bw'umuntu kuyihimbaza binyuze mu kwemerera abari mu isi kureba ukuntu abarwanya ijuru baba bicukurira imva. Noneho bana b'Imana, muri kumva neza icyo uyu murongo wa 13 usobanura. Ngaho ku murongo waho wa 14 aravuze ngo ishyano rya kabiri rirashize, dore irya gatatu riraza vuba. Ibi byo icyo byari bishatse kuvuga ni uko
ibi byongera kutugarura ku rwunge rw'impandandwi cyangwa se impandandwi zongeye gusubukurwa, maze aho bavuze ngo ishyano rya kabiri ryararangiye, ishyano rya kabiri ryarangiranye n'impanda ya gatandatu mu 1840, noneho maze ishyano rya gatatu ritangirana no kuvuga ko impanda ya karindwi. Iyi mpanda ya karindwi yo yatangiye mu mwaka w'1844. ku murongo wa 15 twihuta, umurongo wa 15 aravuze ngo marayika wa karindwi avuza impanda, mu ijuru havuga amajwi arenga ngo ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo we, kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Ba bakuru 24 bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana bikubita hasi bubamye baramya Imana bati, turagushimye mwami Imana ishobora byose, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, kuko wenze ubushobozi bwawe bukomeye ukima. Uhereye kuri uyu murongo wa 15 kugeza kuri uyu wa 17 byonyine batwereka yuko muri iyi mpanda ya karindwi ariho ubwami bw'Imana bugomba kwimikwa bugasimbura andi mami yose yabayeho muri iyi mpanda ya karindwi, kuko nta yindi mpanda izayikurikira. Iyi mirongo iri kutwereka neza yuko ab'ijuru habayeho gushima, ngo turagushimye mwami ishobora byose, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, kuko wenze ubushobozi bwawe bukomeye ukima. Nk'uko mu gitabo cya Daniyeli hatugaragariza neza yuko hirya y'ubundi bwami, ni mu gice cya 2 cya Daniyeli umurongo wa 44, niho hatugaragariza neza yuko hirya y'ubwami Daniyeli yari yeretswe, ubwo bwami kuri uwo murongo hatugaragariza neza yuko ngo buzasimburwa hirya y'abo bami, ngo hazimikwa ubundi bwami butazigera buhangurwa. Rero ni muri iyi mpanda ya karindwi niho ubwo bwami butazigera buhanguka, niho bugomba kwimikwa. Niho iyi mirongo iri kutwerekeza yuko mu mpanda ya karindwi niho ubwami bw'Imana bugomba kwimikwa, kuko nta yindi izayikurikira. 18 amahanga yararakaye, nuko umujinya wawe uraza, igihe cyo guciramo abapfuye iteka kirasohora, nicyo kugororeramo abagaragu b'imbata bawe ari nabo bahanuzi, no kugororera abera nabo baha izina ryawe, aboroheje n'abakomeye, kandi n'igihe cyo kurimburiramo abarimbura isi. Kuri uyu murongo wa 18 ho hatwereka ibizaranga iyi mpanda ya karindwi. Muri iyi mpanda ya karindwi, kuko ari iheruka, ari nayo ubwami bw'Imana buzimikirwamo, baratubwiye ngo batweretse ibizayiranga, ngo amahanga yararakaye. Muri iyi mpanda ya karindwi hazaba hariho kurakara kw'amahanga, aribwo bushyamirane, kuko uhereye igihe iyi mpanda yatangiye kuvuzwa, nk'uko tumaze kubibona ko yatangiye kuvuzwa mu mwaka w'1844, uzakomeza usanga uburyo amahanga yagiye ashyamirana, noneho bisya bitambaye ugeze mu kinyejana cya 20, aho intambara z'isi yose zabayeho. Uko ni ugushyamirana kw'amahanga, kandi nanone uko gushyamirana kw'amahanga kuranakomeje, kuko no mu minsi ya none tukubona iki kinyejana cyangwa se impanda ya karindwi izaba irimo ugushyamirana kw'amahanga. Ibyo bizatera umujinya w'Imana kuza. Uyu mujinya w'Imana ugaragarira mu byago 7 bizarya inkozi z'ibibi. Noneho kandi muri impanda ya karindwi niho urubanza nanone, nk'uko twatangiye uhereye ku murongo wa mbere w'iki gice cya 11, muri impanda ya karindwi hatwerekwa muri uyu murongo wa 18 nanone yuko
umurimo w'urubanza ukwiriye gukorwa muri iyi mpanda ya karindwi. Noneho nanone tubona muri iyi mpanda ya karindwi yuko ariho hazabaho kugororerwa kw'abera, cyangwa se kugororera buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe 22 ku murongo wa 12. Ibyo nanone biboneka muri impanda ya karindwi, harimo kugororera imbata z'Imana nanone, ariko hatirengagijwe no kugororera abanzi b'Imana ibihwanye n'ibyo bakoze. Niho bavuze ngo kandi ni igihe cyo kurimburiramo abarimbura isi. Muri iyi mpanda ya karindwi hatweretse neza yuko harimo ibintu bikomeye. Hariho kurakara kw'amahanga, amahanga agashyamirana, bizaza nanone hatwereka yuko ariho uburakari bw'Imana bukwiriye kuzaza, cyangwa umujinya wayo ariwo ugaragarira mu byago 7 bizarya inkozi z'ibibi. Nanone hatugaragariramo umurimo w'urubanza uzakorwa nanone, ugomba gukorwa muri iyi mpanda ya karindwi. Nanone tukabona neza yuko harimo kugororera imbata z'Imana n'abahanuzi b'Imana, kandi nanone hakabaho kugororera abubahiye izina ry'Imana. Nanone hatirengagijwe yuko hazabaho nanone kurimbura abarimbura isi. Ngibyo ibigomba kuzaranga iyi mpanda ya karindwi. Noneho ku murongo waho wa 19 unasoza iki gice cya 11 haravuze ngo urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurakingurwa, mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y'isezerano ryayo, habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba n'igishyitsi n'urubura rwinshi. Muri uyu murongo hongera kutwereka neza yuko amategeko y'Imana muri iyi mpanda ya karindwi nabwo akwiriye kongera kwererezwa, kuko yongera kugaragazwa yuko ariho, kuko mu rusengero rw'Imana arirwo ruri mu ijuru rwarakinguwe. Nk'uko Mose yahawe kubaka ubuturo bwo mu isi, ariko igishushanyo kirebeye ku rusengero rwo mu ijuru. Urusengero rwo mu ijuru narwo rurimo isanduku y'amategeko. Niho bavuze ngo urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurakingurwa, mu rusengero rwaho habonekamo isanduku y'isezerano ryayo. Noneho bigaragara neza yuko muri iyi mpanda ya karindwi abavuga yuko amategeko y'Imana yavuyeho bo baribeshya, kandi barabeshya, kandi banayobya abantu, kuko muri iyi mpanda ya karindwi Yohana yeretswe yuko urusengero rw'Imana rwakinguwe, maze isanduku y'isezerano ry'Imana ariyo sanduku irimo amategeko y'Imana. Nk'uko twanatangiye ku murongo wa mbere tureba neza yuko iriya nkoni ipima ari amategeko y'Imana, ariyo agomba, amategeko y'Imana n'amahame yayo nibyo bikwiriye gupima imico y'abantu ndetse muri iyi mpanda ya karindwi itugaragarijemo yuko harimo umurimo w'urubanza. Ubwo rero mu mpanda ya karindwi nanone amategeko y'Imana akwiriye kwererezwa, kuko mu rusengero rw'Imana Yohana yabonye rukinguwe, maze isanduku y'isezerano iraboneka. Noneho reka dusoze twifurije buri muntu wese kuzirikana ibikubiye muri kino gice kirimo amateka y'uburyo Bibiliya yarwanijwe, ariko nanone hirya yo kurwanwa ikongera guhabwa imbaraga. Umwuka w'Imana uhumekeye mu bahamya babiri bakongera bagahaguruka nk'uko twabibonye, maze inyandiko Bibiliya ikongera igacapwa ndetse ikagira igasohorwa mu makopi menshi. Nanone tubonye neza yuko muri kino gice ariho impanda ya karindwi ivugiramo. Impanda ya karindwi tubonye ibikubiyemo harimo kugororera abera, nanone harimo guhana abakomeje kwangiriza iyi si, nk'uko muzabisoma mu gitabo cya Yesaya igice cya 24, hari kutubwira ngo isi ihumanijwe n'abaturage bayo. Noneho isi ihumanijwe n'abaturage bayo. Rero muri iyi mpanda ya karindwi hazabaho
nanone kurimbura abarimbura isi bamaze kuyangiriza, bamaze kwigira mbi, aho ibyaha bikomeje kugira iterambere ryinshi. Rero reka muri iyi mpanda ya karindwi nanone twabonye yuko amahanga azaba arakaye. Nubibona ntugatungurwe, nubibona ntugatangare, nubibona ntugakuka umutima, ahubwo uzubura amaso mu ijuru, urarame urebe mu ijuru ko gucungurwa uzaba kuri hafi. Noneho reka dusabirane kugira ngo muri aya masaha buri muntu wese ibikubiye muri kino gice abyiteho, kandi ibiri gukorerwa muri impanda ya karindwi buri wese yongere kubizirikana, kugira ngo buri wese agambirire ndetse amaramaze kuzaboneka mu mugabane w'abazaragwa ndetse w'abazagororerwa ibyiza, arizo mbata z'Imana n'abubaha izina ry'Imana. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Mwamahanga mwe nimwitegure, igihe cy'urubanza kirasohoye. Witegereza ibiri kubera mu isi, ukitegereza imiryango, amadini, umwiryane muri rubanda, gushyamirana kw'ibihugu, indwara z'ibyorezo ndetse n'inzara bikagutera ubwoba. Wabumbura Bibiliya ngo umenye icyo Imana yavuze kuri iyi minsi iteye ubwoba, ugasanga ni ubuhanuzi bufite amagambo agoye ndetse ntusobanukirwe. Kuzaba amaraso n'izijima. mu rwego rwo kwiteguza abantu bikwiriye kuzabaho, bene so abagorozi bakora umurimo w'ivugura n'ubugorozi, twabateguriye ibyigisho byitwa Daniyeli n'ibyahishuwe si ibyahishwe. mukazakurikirana iki kiganiro ku rubuga rwa YouTube ivugura n'ubugorozi USA kuwa mbere wa Sabato saa 11 z'umugoroba z'Iburasirazuba. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri guteranya 1-801 609 8326. mukaba mwanadukurikirana kuri Facebook page ivugura n'ubugorozi USA. Daniyeli n'ibyahishuwe si ibyahishwe.